ndetse wanongeraho ko ngo nyuma y'abasirikare habashe ko hanageramo ngo n'abamilisiyoneri burabagera muri 300 ubwo urumva amakuru rero hari ukuntu abagenda yakurura amakuru ufite hano muri Uvira abenshi bakaba bari kubiterwa nuko Uganda yatangiye cyangwa se yeguye intwaro nayo none iri kurwana kandi none kabiri kurwana mu bice birimo M23 kandi gahunda ifite nuguhiga ngo ikitwa ngo imitwe twaje intwaro kandi M23 iracyabarwa nk'umutwe witwaje intwaro bakavuga bati ese yo ntabwo gise kidashobora kuba yakongeramo ibirungo akagira kandi kantu yongere kuko burango hari akavirope yapfumbatije Muhozi icyo kibazo cyanyuma ngende tugiye gusubiza vuba kandi nihuse rwose buriya reka nkubwire hari ikintu cyamaze kugaragarira ndetse n'amahanga sirikare cyose gishoboka hano muri Afrika M23 uramutse uyitambitse bikagaragara ko uko aba umeze uko ariko kose M23 ifite ubushobozi bushobora kuba bwahangana reka nkwereke muri Uvira buriya iri complexe kuko buriya hari liste dufite nini bwana fighter hariyo n'abasirikare ngo bamaze bari kurunda abasirikare ubwo n'abarundi ubwo baburiho impamvu nashaka kugaruka kurunda abasirikare hariya turabasuje cyane twongeye kubifuriza igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Jeune Official aho mutwumva muherereye reka namwe kandi twifurize igicamunsi cyiza mwe mudukurikiye muri mu masaha nyuma ya saa sita ntago turi buze kurenza ingoherero abadukurikiye mu masaha y'umugoroba namwe twifuriza umugoroba mwiza ariko tukaba tubifuriza rwose gukomeza kubana natwe cyangwa se tubaha ikaze muri amakuru iyo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kwa gatandatu tukaba turi ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 isabato nziza rero kuri mwese abasenga kuri uyu munsi ubwo ariko rwose mwumve ko rwose tuba tugenda tubazirikana ari nako tubaha ikaze mwe mubashe kwa mubana natwe muri amakuru iki gitondo n'ubundi amakuru yacu akaba agiye kugaruka muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tukaba turubuze rero n'ubundi nk'ibisanzwe kwibanda mu mirwano cyangwa se mu ntambara zikomeje kugenda zihuza cyangwa se zihanganisha M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro tutibagiwe n'abasirikare ba FARDC cyangwa se abasirikare b'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urugamba rwivanzemo n'igisirikare cy'u Burundi gusa ariko noneho kuri iyi nshuro ndagira ngo bamenyeshe ko igihugu cya Uganda nacyo cyasa naho mu by'ukuri cyamaze gutangira kugenda cinjira muri imirwano gake nkuko tumaze iminsi tubibagezaho ejo ibitero byari bitero ndetse yewe no ku munsi wo kuwa gatatu byari bitero ibintu bimeze nabi cyane so byose turaza kugenda tubigaruka n'izindi update nyinshi ziri kugenda zivugwa hano muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere byose reka tubanze twakire Macacari mwere musanzwe mumwumva cyangwa se muri iminsi mwamwumvaga arimo aragenda acacangira kuri telefone rwose ariko tugira ubuntu nyuma ko rwose tugeze hano Igoma imbere ko rwose tugeze nyuma ko tugeze hano Igoma tukaba tumusanze rwose hano Igoma warabutse neza Macacari mwaramutse bwana urakomeye turaho turashima Imana ajya bambwazize Macacari uwo mutaramu uko tuba twumva kubitaguruka cacanga Macacari ni muntu ki so ntakireza ko ku bantu ariko basanzwe badukurikiye ntabwo ari ubwa mbere Macacari bamwumvishe twagiye dukorana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye nubwo byari video audio ariko twagiye dukorana ibiganiro byinshi cyane Macacari ubwo birumvikana twamaze kuguha ikaze ahubwo ndagira ngo twinjire sasa mu makuru urabizi ko amakuru yacu hano kuri Jeune Official abayibanda ku kintu bita ngo ni update cyangwa se breaking news ndagira ngo tubanze tuguhe umwanya mu by'ukuri utugezo update uramukanye muri iki gitondo mbere yuko twinjira mu bindi byinshi cyane
murakoze cyane bwana Fighter nsuza n'abakunzi ba Eugene Official nkuko wari ubigarutseho ntabwo ari bwo bwa mbere bumvaga ijwi ariko kandi nizere ko kameme turi kumwe aha ngaha muri uyu mujyi wa Goma mwagize neza kudusura update zo ni nyinshi cyane tugiye kugaruka kuri byinshi cyane cyane biri bwibande n'ubundi ku makuru y'umutekano haba muri territoire ya Rucuro turahagaruka turebe urugamba ruhakomereje muri access zigiye zitandukana ariko ahanini cyane muri sheferi ya Bwito muri Bwito buriya hari imirwano itoroshye aho ndetse turagaruka ku makuru kugeza abagingo bavuga ko ikitwa FDLR zari zihereye muri biriya bice zatangiye gufunga ibyangushe zerekeza muri Warikare ariko ntabwo ari ubwa mbere twumvishe bafunze ibyangushe kuko ngo buriya nabagiye bava hano muri umujyi wa Goma bakirukankira hano ruguru muri Nyiragongo nabo buriya ngo hari ukuntu ngo bagiye bavamo badeviya bakitwikira ijoro bakerekeza muri Warikare ndetse n'amasasu muri iyi minsi bari gukoresha ama operation muri bitero bakora hano muri za Rucuro amenshi buriya ngo baza bayikoreye ku mutwe n'ubundi bayavana muri Warikare urumva ko rero ahubwo ni urujya n'uruza akorera n'ingendo bakora buri munsi kabisa n'urujya n'uruza ubwo turagaruka kuri iyo itinerere urumva n'urugendo ariko cyane cyane wenda turabigarukaho kubera ko urabona ko M23 imaze iminsi iri kubarasira mu bice byinshi cyane cyane ahangaha muri axe yazakiye turabigarukaho ariko ku munsi w'ejo noneho byabaye bidasanzwe bwana Fighter kuko mbere yuko bagenda buri urareba umuntu umaze gutsindwa cyane cyane nk'izi FDLR murabizi ibikorwa byabo ukuntu biba bimeze rero bageze mu gace ko bita Gitunda ku munsi w'ejo ni mugoroba ubwo Gitunda ni haherereye muri iyo territoire Gitunda ni muri territoire n'ubundi ya Rucuro muri sheferi ya Bwito ariko noneho Gitunda buriya no kuvuga ngo iyo uturutse muri ibyo bice byakiyeye uramanuka ukanyuraho bita Inyarubande noneho ugakikira ntunyure mu gace ka Kinyatsi ukahita ugera mu gace ka Gitunda buriya Gitunda iri hafi y'ibikuyu byo kwa General Makenga aho rero barahageze ku munsi w'ejo batwika amazu ariko barirwa mu mazu hafi 60 icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko batsinzwe n'abatangiye gutwika amazu ikintu cyo gutwika amazu urumva ko directly uhita nawe ubona ko aba bantu bari kugera ikindi wenda twanagarukaho nuko hari amakuru kugeza ubu ngubu urabizi ko uriya umuyobozi wabo Byiringiro Victoire Byiringiro Victoire urabizi ko no musaza cyitwa Rubaga impande kimereze nabi oya kungo uriya we ngo burango niyo bahunze nuko muhungana mu ngobyi bamuhungana mu ngobyi bamuhetse mbese muri make protege y'aba crap bagomba kurinda uyu mugabo bamuhetse rwose bahunze igomba kubihari ngo numugari kukunda n'amasengesho ngo arasenga no munyamasengesho ku rwego rudasanzwe buriya ngo niyo ngo ibitero bigiye kuza ngo abimenya hakiri kare cyane asubgare amasengesho koko tuyite ayanya Victoire ni Lieutenant General arashaje imyaka imaze kugera mu myaka y'izabukuru rero amakuru ahari ngo nuko bagiye kumuvana hariya muri Warikare akajya mu gihugu cy'u Burundi nahubwo hari bamwe natangiye kubona batangiye kugena breaking ko ngo yaba yagezeho gusa njyewe nabonye wamaze kugera n'uwitwa Jire Murumbu ariko izi FDS none se bwana Macacari kuva hano muri Rucuro ubwo birumvikana tugiye kugenda tunasanisha ibintu tugenda tubihuza kuva hano muri Rucuro k'uyu mugabo kwa Byiringiro Victoire bisobanuye ko iyi Rucuro tuzi yari yarabayindiriye ya FDLR kuvamo hano muri Rucuro twabonaga ari ibintu bigoye kuko na hantu hari ubwihisho twabugiye tubona hari amashyamba menshi cyane ku buryo kuhava byari ibintu bigoye cyane ibisobanuye ko FDLR yabigiye gucika hano muri territoire ya Rucuro tushobora kubivuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko buriya urabona muri biriya bice dushobora kuvuga ko FDLR iri nk'ukubiri kubera ko niba FDLR ya nyayo abakrap cyangwa se FDLR foka yabaye cyane muri biriya bice yarabyaye ikabyara umutwe wa Semusinyatura bakaba barimo aba FDLR ariko kandi n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahangaha muri Rucuro kandi banahavuka FDLR hakaba harabayemo gushakana hagati y'abaturage bo muri territoire ya Rucuro ndetse n'aba FDLR n'ubundi baturutse mu Rwanda bagashakana bakabyara abana biragoye cyane kumva ko FDLR ishobora gucika muri biriya bice ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi nkuko nashaka kubivuga nuko bariya bazwi cyane baba FDLR banyabo babafoka babakrapo bashobora kugenda n'ubundi bakerekera muri territoire ya bakajya muri territoire ya Warikare ariko abo basemusinyatura
barangiza bakagira bate bo bakaguma muri biriya none twavuga se ko bagiye kubaho nk'uko wazarendo zibaho hano muri uyu mujyi wa Goma kuko n'ubundi M23 tuvuga ko iyoboye umujyi wa Goma irawufite pe ariko wazarendo baracyarimo barimo ubwo tuvuga ko na Rucura ariko bigiye kuba ariko noneho burya ngo numva ko benshi bavuga ngo niba ari iki ngo niba amaki y'uruhara ngo ni imisoso itangiriro ry'uruhara ni imisoso n'amasoso biriya kuba bagenda bagasigara noneho ari abacengezi badahagarara ngo bashobore kurwana bashobora gusigara muri ubwo buryo ariko igihe icyo ari cyo cyose nge nshobora kuvuga ko n'ubundi ari ntangiriro yo gutsindwa noneho burundu hanyuma macaca kugira ngo ahantu tuhave kuko turagira ngo dukoreshe iminota mike cyane bivuze rero ngo muri iki gitondo nabwo n'ubundi muri Rucuro rubyutse rwambikaniye n'ubundi muri access zirimo mu duce twinshi tugiye dutandukanye haba mu gace ko bita Busesa mu gace ko bita Ruvumo mu gace ko bita n'ubundi ahangaha mu nkengero za ahitwa n'ubundi Gitunda aho mu by'ukuri bahatwitse amazu ariko noneho bikaba bikomeje kuvugwa ko M23 yabashije kuherekera kugira ngo noneho ihasukure twavuze kiyeye ubwo twavuga ko M23 yamaze gusa nkaho ihakontorora kuko niyo yarindiri yabo ndetse no mu bice birimo za Nyarubande niyo hejuru muri zira axe n'ubundi muri iriya misozi yunamiye Nyanzare buriya no kuvuga ko M23 operation ziri gukorwa muri biriya bice ari kugira ngo n'ubundi hagaruka umutekano kuko yabanje yakoresha za operation zabo none yabanje yabarasa FARDC tuvuze kikatanyama anje yabateraho ikintu bita amakompora irabarasa pe yarashereye baracanganyikirwa irangije ibuhita yohereza n'ubundi infantry cyangwa se abasirikare bagenda ku butaka banakwerekeza muri Zirax iki gitondo rero muri ibyo bice n'ubundi haramukiye operation zidasanzwe za M23 na n'ubu birakomeje hanyuma macaca tundagira ngo twerekeze ahantu abantu benshi barimo kugenda bibaza abantu benshi urumva barimo baravuga ati Uvira abantu benshi bakeneye kumenya habari za Uvira ku munsi w'ejo rwa Mukwane watubwiraga ko ngo Uvira ngo hagezemo ngo abasirikare benshi ba FARDC ndetse wanongeraho ko ngo nyuma y'abasirikare habashe ko hanageramo ngo n'abamilisiyoneri burabagera muri 300 ubwo urumva amakuru rero hari ukuntu abagenda yakurura amakuru ufite hano muri Uvira naya makuru ufite hano muri Uvira benshi abavandimwe bakunze gukoresha ijambo bavuga bati Uvira byabaye chambarde buriya Uvira navuga ko irimo tension ku rwego rwo hejuru nabonye ariko abantu buriya izave ku kintu abantu batangiye kugenda ngo tombe batangiye kuyinuganuga itaraba buriya aho hantu bakunze kuvuga ngo abantu bajye bahashyira akabazo buriya Uvira kugeza ubu ngubu ikintu nge nshobora kugarukaho nkuko yabivuze abamercenaires bagiye banugwanugwa mbere yuko n'ubundi banahagera bivugwa ko babashije kuherekeza barahagera nge rero ntekereza ko buriya Gisekedi yataka gukwiye kongera gufata abamilisiyoneri kuko ibyo bamukoze hano mu mujyi wa Goma yarabibonye niyo mpamvu urangiye abamilisiyoneri ushobora kubimbwira kubyiyumvisha ko kuko harimo abamilisiyoneri kumva wenda bisa nkaho bigoye cyakoza bonzi ni babandi boherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje hano muri Warikare kurinda bya binombe kiretse niba ari wenda badeviye nyine baramanuka bajya muri Uvira birashoboka bari abamercenaires ahubwo nabo nuko bavuze ko bagomba koherezwa bamwe urabizi ko banyuriye muri Katanga abandi boherezwa Kisangani kugira ngo baze muri Warikare kurinda bira birombe birashoboka cyane rero kuko buriya na Kivu y'Amajyepfo cyane territoire ya Mwenga na territoire ya Fizi ni ibice birimo ibirombe naho bikomeye by'amabuye y'agaciro buriya niba baje kurinda ibyo birombe by'amabuye y'agaciro so kuvuga ko bazarinda ibya Warikare n'ibya Katanga n'ibya Kisangani gusa kuko Kisangani hariyo ibirombe by'amabuye y'agaciro biriyo ariyo bita Okimo cyangwa se office d'or de kilomoto bizi Warikare hari n'ubundi hari zira za Sakima wagaruka ariko waza hangaha muri Kivu y'Amajyepfo ukasanga ukajya mu duce turimo nkariya n'ubundi twangiza mining yo M23 yabashe kwigarurira kumva ko bigoye kumva ko baraba mercenaires bashobora kuherekeza hari mu maboko ya M23 hari na za Kamituga urabizi ko hari ibirombe bikomeye cyane bicukurwamo amabuye y'agaciro ya oro cyangwa se ya zahabu rero kuba bazanwa hangaha muri Uvira ntago byaba bwana fight ari igitangaza kuko bashobora kuzanwa muri ubwo buryo gusa nkuko barabivuze ko bavuga ati Tshisekedi yaba wenda umutima we sinzi ukuntu
cyangwa se uko atekereza bishobora kuba wenda hari ukuntu bitameze neza kuko arebye icyo bamukoreye icyo bamufashije n'igihombo basize mu gihugu kuko buriya bari abantu ni bamwe mu bantu bahembwaga amafaranga adasanzwe abamerceneri ariko wari uzi ko abagiye barokoka urugamba bava hano mu mujyi wa Goma bahungirangana na za FDLR hariya muri za Nyiragongo kuko FDLR yagezemo ngo ikabica yarabishe kubera amafaranga bari bafite amafaranga yarabakunguriye rwose amafaranga yarabakunguriye FDLR yagiye bica kandi buriya FDLR nta nshuti zigira uko byagenda uko ariko kose ntabwo wakwitwaza ngo turafatanyije cyangwa iki FDLR araguhinduka ibyo byo birumvikana gusaba niba koko nkuko wari uvuze muri Uvira buriya iri complexe kuko buriya hari liste dufite nini bwana Fighter hariyo n'abasirikare ngo bamaze bari kurunda abasirikare bafari ubwo n'abarundi ubwo baburiho impamvu nashaka kugaruka ku kurunda abasirikare hariya hari aba officier bageze mu abasirikare baba officier ba Wazalendo babizi na abagenerali bageze mu 9 iyo liste ndayifite ahangaha y'abasirikare 9 ba Wazalendo bakekwaho kuba ngo Joseph Kabila Kabange ashobora kuba korana nabo iyo nkuru sembere uko tuyinjiramo wambabare tukabanza tukagaruka kuri Wazalendo na UPDF ubwo ndavuga igisirikare cya Uganda iyi nkuru ya Wazalendo na UPDF urayivuga iki iminsi ibiri bari mu ntambara bahangana na n'uyu munsi baramutse barwana kuko Wazalendo sare bafite imyigaragambyo ngo uyu munsi bafite imyigaragambyo mu mujyi wa Beni nyine bamagana ingabo za UPDF ariko imirwano yakomeje kuko buriya Wazalendo ku munsi w'ejo nabo bivuganye ingabo zigeze muri zingahe za UPDF barakarishye nabo ntago baboroheye none se bo barasamashaza bamwe barasamasha amasaso abandi bakarasamashaza ibyo byo ni ibintu byumvikana cyane ahubwo tubwire byagenze bite duha makuru neza nukuvuga ko hariya ubwo ni muri territoire n'ubundi ya Rubero ariko kandi no mu bindi bice bimwe bya territoire ya Beni urabizi ko zifatanye zose ziforomye cyangwa se zigize ikitwa Grand Nord izi Wazalendo buriya bwana Fighter harimo version ibiri cyangwa se uburyo bubiri biriya bice bya hariya biri kuvugwamo ziriya Wazalendo ziyobowe n'uwo bita Kakule Leblanc ni Wazalendo cyangwa se ni Maimai n'ubundi z'abandandi ziherutse gukora ikintu cyatumye ndetse ingabo za UPDF zibarasa biriya se bavuze ko ngo bashaka kugira ngo Kabido agaruke nibyo byaba byabakozeho biriya bintu ntago bihuye kuko ingabo za Kabido ni ingabo za FPP zo kwa Kabido naho ziriya zo ni zo kwa Kakule Leblanc ni Maimai n'ubundi ziri ku rundi ruhande ahubwo ziriya Maimai muri iyi minsi ishize ziherutse kugira zitya zitega ingabo za FARDC zifite munition imodoka zuzuye amasasu ndetse numvaga babarira muri miliyoni hafi ngo bari bafite ibikoresho bishobora kuba bigeze mu bishobora kuba biri mu gaciro ka miliyoni zigeze muri 12 Wazalendo zitega FARDC babambura ibyo bikoresho ambushiye ku rwego rwo hejuru abasirikare bane bararaswa barapfa ba FARDC noneho ingabo za UPDF noneho ziza kubwirwa na FARDC yuko izo Wazalendo zakoze icyo gikorwa niko rero nkuko Muhozi yari yanavuye Kinshasa yagera Uganda akavuga ati nzarasa izitwa Wazalendo bagendeye kuri icyo gikorwa bakigira urwitwazo ariko noneho bigaragara ko byari biri no mu mugambi wa none se reka tuganire mashacha tunatekereze noneho nge ntangiye kubona impamvu yo kurasiza Wazalendo kandi nkumva ari n'impamvu ifatika none niba mu byukuri bakorana FARDC bakafata ibikoresho FARDC zanye bagiye kwifashisha ku rugamba bakabyiba bakabyambura bakabyiba nta kintu baba barimo gutegura utamenye icyari cyo niyo ya version ya mbere nashakaga kuvuga bamwe bakibona icyo gikorwa gikozwe bahise batekereza bavuga bati izi Maimai hazishobora kuba zifitanye collaboration itazwi na M23 nangwa n'indi mitwe ako kantu bagashyiraho akabazo ariko noneho zina Wazalendo z'ukuntu zavuze n'ubundi nkuko bisanzwe bibura bizi Uvira bibayo za Warikare bikabayo ukumva tanto FARDC Wazalendo bararwanye ahanini ukumva Wazalendo zishinja FARDC ngo kuba ngo bo bafata ibikoresho bakabyikubira ngo ntibabihereze kuri Wazalendo bakabibima kandi ngo FARDC ngo ubundi gahunga urugamba ngo itarwanye urumva rero bo niko bireguye baravuze bati twebwe tugomba kurwanya ADF naru tukarwanya M23 none mwatwimye ibikoresho biba ngombwa yuko twebwe tubyihereza ubwo bwa mbere byarabaye urabizi n'umujenerali baramurashe muri Sange hariya muri Sange wa FARDC rero nabyo akari byo bavuga iyo gusa kugeza ubu
ibiri kuvugwa na wazalendo zose mu gihugu cyangwa se zimayimayi zose zaba nkuko Makanaki yabitangaje turabigarukaho mu kanya nkuko yabivuze avuga ko ngo Muhozi ngo bashobora nawe ngo kuzamurasa we yigambye ko ngo azamuca umutwe azamurasira hehe azamurasira uzi kugera kuri Muhozi buriya aho ba waci uko hangana wazalendo zizi none bwana Machachari ngize amahirwe noneho turigiye kuyasesengura ahantu duce impaka cyangwa se tubwira abantu badukurikiye tubasobanurire bumve kuko ubwoba igikuba cyatangiye gucika ku bakunzi cyangwa se ku bashigikiye uyu mutwe wa M23 abenshi bakaba bari kubiterwa nuko Uganda yatangiye cyangwa se yeguye intwaro nayo none iri kurwana kandi none kabiri kurwana mu bice birimo M23 kandi gahunda ifite nuguhiga ngo ikitwa ngo imitwe twaje intwaro kandi M23 iracyabarwa nk'umutwe witwaje intwaro bakavuga bati ese yo ntabwo gise kidashobora kuba yakongeramo ibirungo akagira kandi kantu yongere kuko burango hari akavirope yapfumbatije Muhozi kabisa ikishasa ati bura ntabwo avuga ati ndabona muri kubikora neza kongeraho kandi kantu ati none mumfashe turase M23 ese ntabwo bigiye kubyara intambara ikomeye cyane ibi bintu urabona ibintu burya bitangira gake turimo turebana bari kurasa wazalendo ubu ngubu ariko se nyuma ya wazalendo biratanga iki ubu se izi wazalendo niziramuka zise zijoininga M23 nkuko byatangiye kugenda ese barayirasana na M23 ibi rero nibyo ngira ngo dusesengure turebe niba ibi bintu bitari buze kuganisha kukuba UPDF ishobora kuba ihanganye na M23 bwana fight ibyo bintu ugarutseho ndetse unatekereje buri wese arabyibaza ariko kandi twebwe umuco wenda dushobora gushyiraho nuko buriya mu kitwa intambara ndetse no muri politike buriya nta muntu nta mukunzi uhoraho birahinduka ibintu bihinduka igihe cyari cyose cyane cyane ko iyi ntambara buriya bamwe bagiye bayita guerre économique mu ruhande rumwe cyane cyane ku gihugu cya Uganda kugeza urabizi ko cyatanze ibyo bitana amaindemnité ari amafaranga agiye gukora kuri ko bita Constant Mutamba buriya ni igihugu cya Uganda cyatanze muri ya ntambara yabereye Kisangani ariko noneho wabigarukaho ugasanga ko Uganda iri gukora ibikorwa bimwe bigiye bitandukanye ndetse n'ibikorwa remezo bijyanye n'imihanda kandi bari muri ya operation yitwa Usuja ukabona ko Uganda muri biriya bice bamaze kuba barahafashe nk'iwabo no kuzahava bishobora kuzabagora so kandi wenda nsubiye inyuma gatoya ujya gusanga ugasanga ingabo za UPDF mu bice bimwe bigiye bitandukanye zikunze kwitambika mu 23 nka mu gace ka Kisaka kwanza hari n'amakuru angezeho mu gitondo avuga ko ingabo za UPDF zaje none hari nyinshi cyane ku mupaka wa Kasindi kandi urabizi ko mu 23 iri hafi ya Kasindi ishaka kwegera mu gace ka Cyavinyonge benshi bakavuga bati none se kuki niba ubyibuka neza ingabo no muri za UPDF zigeze zitambika mu 23 hari hamwe na urareba hari iwabo babajiriye paruku mu gace ko bita Kipese urenze Kipese gato urabizi ko bari bagiye kwarenga UPDF irahagarira avuga ati ntimurenga na arega na Rubero centre bura M23 yakaba yaragiye UPDF irabitambika ihita ihagararamo icyo kintu rero mwabantu umwe nicyo gituma abantu batekereza byiki kuki bitambika M23 mu bice byinshi ese Chisekedi ntashobora kuba nkuko yapfumbatishije Muhozi Kainerugaba ari amafaranga cyangwa se bamwe barimo baravuga ngo na envelope gashobora kuba karimo amabuye y'agaciro byinshi cyane kuko byaragaragaye cyo bakavuga bati ese ntibishobora kuba yuko M23 ishobora gusubiranamo na UPDF kandi wenda bavuga ko bashobora kuba bakorana nkuko Muhoza kuzi kubyandika kuri Twitter turabese ninde watangiza urugamba UPDF ishobora gutangiza urugamba M23 ishobora gutangiza urugamba njye ntekereza ko UPDF kuko isa nkaho niyo yarutangiza kuko ariyo yatangiye kubitambika mu nzu reka nkwereke impamvu M23 ishobora kurutangiza ubundi se rwatangiye umugani muri Uganda yarutangiye kurasa icyambere Uganda irimo irakora irimo irasa icyo bita ngo ni wazalendo kandi twibuke ko wazalendo hari ukuntu bagira technique bagakuramo imyenda bakihindukira abasivili urumva kandi iyo babaye abasivili mu 23 twabonye Rwanira abaturage na abasivili ubwo donc bose bari kumwe ubwo babahisa babasivili ibaza rero umunsi wazalendo bakuyemo uniform akirukankira mu bice M23 irimo Uganda izazite arumva yuko bishobora guhita bibyara ese M23 niba yatangiye kubona koko UPDF iri gukorana na Gisekedi muri make twava ko iri gukorana n'umwanzi wabo ese iraza gukomeza kubyihanganira ibareke bakomeza bakontorere bira bice
kuki isi itahita itekereza ko FARDC iri buze guteguriramo ama operation cyangwa se bitero byo kuza kubarasa ikavuga iti reka tubasunike? Ese M23 ifite ubushobozi bwo kuba yahangana na UPDF biramutse bibaye ngombwa? urakoze cyane ku icyo kibazo cya nyuma ngende tugiye gusubiza vuba vuba kandi nihuse rwose. buriya reka nkubwire hari ikintu cyamaze kugaragarira ndetse n'amahanga igisirikare cyose gishoboka hano muri Afurika M23 uramutse uyitambitse bikagaragara ko uko waba umeze uko ariko kose M23 ifite ubushobozi bushobora kuba bwahangana. Reka nkwereke ahantu ukuntu urugamba rushobora gukomerera biramutse bibaye nubwo tutabyifuza kuko twagiye tubona kuri kote ya M23 ubona na yaba Muhozi yaba uyu perezida nyine w'iki gihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni ukabona barayishigikiye kuko ntago bayoboye impunzi ziri muri Uganda uko zingana zavuyemo hano muri ibi bice ntibayoboye ko imitwe twaje intware imwe yagize indiri n'izi za ADF naro nimwo ziri ntekereza ko ntago byaba ariko turi mu busesenguzi kuko nabonye bya politike birahinduka isayi yari yose ushaka kubona ni time bibaye ariko biramutse baye bwana Macacari ahantu bishobora kugoranira. Wibuka ko buriya M23 muri ibi bice yaje yataka ituruka n'ubundi ariko hano ku mbibi za Uganda ndetse n'imbibi z'u Rwanda. Bisobanuye iki? Baramutse Uganda iramutse ivuze ko igiye kurwanya M23 bivuze ngo FARDC yatangira ibitero byo byatangira guturuka hano muri Uganda. Ibitero bya FARDC birashoboka cyane n'abagande byatangira guturuka hano muri Uganda. M23 cyayigorana iki? Minisiyo sinzi niba ifite ububiko bw'ibikoresho byabihagije kuko hano ntabwo sinzi ko hari ahandi hantu twabona yabona ibikoresho tuzi ko ibikora n'ubundi kuri FARDC byinshi yifashisha ibatsinze ku rugamba ariko bari guturuka muri ruhande sinzi ko M23 yagire zisa ku buryo azajya bambura ibikoresho nk'ibisanzwe. Nkabona ko hari ahantu urugamba rushobora gukomera. Byasaba kugira ngo M23 ibone uyisapotinga cyangwa se undi muntu kandi support urumva iva kuri Kinshasa. Buretse umva support mvuga ni yihe? Ibi bintu nkuko twabonye hano muri Kongo twahise tubona Kongo iyi ntambara ikiba yahise yijundi ku Rwanda. Kongo rufasha M23 icyo kintu birashoboka kwa na Uganda ishobora kwita ikijundika gete ikifashisha biteye bite? Nukuvuga ngo bashobora guhita batangira guteganya bati none badutiza no mu Rwanda naho twatake tuhaturutse kugira ngo nyine imbibi zose baziturukeho. U Rwanda rutitwe ntabwo kuko urabizi His Excellency Paul Kagame aba bantu nubundi babirukana mwebwe b'abakongomani barivuga bati mugende kwa Kagame mugende. We yararahiye yaravuze ati ni ibintu byatangiye kera ariko kubera kugenda babikemura nabi bikagenda bagira ngo baragikemura ahubwo ari bwo bakigize ejo kikongera kikavuka. Muri urwo rwego yiyemeje ko bigomba kuvuga ko mu by'ukuri habonetse uburyo bukemukorwamo byakemurwa. Nkavuga ni guturuka ku mbibi z'u Rwanda biragoye. None nkavuga ni niba byaba bigoranye Uganda itigirana ikibazo n'u Rwanda nkuko n'ubundi Rwanda rukifitanye na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyabaho rero ni iki? Bivuze ngo bya bindi twabonaga byatutumbaga mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bafatanyije n'igihugu cy'u na FDL cyo kwanga bagiye kurasa u Rwanda birashoboka nk'abantu babicaye bari kuganira kuba iki gitekerezo na Uganda yatangira kukinjiramo. Twagiye tubona Muhozi rugavuga ati His Excellency yamuhaye inka n'iki byose bya politika ariko nabonye atushaka kurasa u Rwanda yarabivuze ati azaba ashaka njyewe. Ariko icyo mbona ibya politike namaze kubona birabirindagurika Macaca birabirindagurika. Niyo mpamvu twe nk'abasasenguzi n'iki tuzajya tugira ukuntu tugenda. Ibyo ni ibintu maze kubona pe. Uyu munsi ujya ubona ukabona Nevar kuvuga nabo Rwanda ukabona bigeze gute ariko ejo ntibizagutangaza wonye mu gitondo cyane kabisa imipaka ifunguwe ari kuza mu Rwanda ibintu bimeze neza. Ariyo mpamvu tuba tugomba kubyitonda. Ibintu birahindagurika. Uganda ejo bundi n'u Rwanda hari harimo agatotsi ahubwo Kongo ariho biryoshye. Urumva Kongo ariho biryoshye ariko ibi byarabirindutse. Icyo nibaza rero ibi bintu ntago bishaka gutuma ibihugu nkuko twagiye tubona bati intambara y'akarere
bikarangira ko intambara iba y'akarere ugasanga Uganda nayo bibaye ukundi ugasanga donc ibintu bibaye ibibazo bikomeye cyane urabibona utewo. Yes, urakoze cyane. Kuri Uganda buriya gukomoza kuri Uganda ntekereza ko ndi umwe mu batekereza ko igihugu cya Uganda kiyobowe na Yoweri Kaguta Museveni ni umwe mu baperezida b'inararibonye bamaze igihe kirekire ndetse ku butegetsi bazi uko ingoma zagiye zihindagurika muri ibi bice byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ukuvuga ngo niba we yarageze ku butegetsi muri za 80 kugeza amagingo yanga y'ibindi bihugu bikaba bimaze kugira abaperezida barenze umwe, babiri, batatu utyo muri aka karere, ariko we akaba kiyoboye asobanukiwe byinshi ndetse aranabizi. Ndetse ntekereza ko ku magambo yigeze abwira Neva muri iriya minsi ubwo Neva yari hariya mu gihugu cya Uganda akamubwira ati ibi bintu uri gukora, uri gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uri kurwanya abakongomani bagwanira uburenganzira bwabo, bishobora kuzakugaruka ndetse bikakugiraho ingaruka. Ati ibuka Mobutu Sese Seko ku ngwendo wa Zabanga na General Mayere wiwe ndetse na mucuti we Habyarimana, Juvenal Habyarimana. Wibuke ko ingaruka zabaye kuri Habyarimana ubwo Mobutu yazaga kumufasha kurwanya APR na Perezida RPF, ubwo ni RPF, ubwo icyo gihe yari Armée Patriotique Rwandaise. Niba yaraje kubarwanya hanyuma nabo nyuma yuko bafasha ubutegetsi nabo bagafasha undi, ati izo ngaruka nawe zishobora kukubaho. Kuva uriya musaza w'umukongo yaravuze ari amagambo, ntekereza ko icyo cyaha we adashobora kwemera kukinjiramo, uwo mutego ngo winjiremo nk'umuntu w'inararibonye ubuze icyo kibazo ukuntu kimeze. Reka twizere ko wenda bidashobora kuba, ariko tuvuge tuti wenda biramutse bibaye. Turimo turabona uburyo bw'ukuntu amahanga ari kwivanga muri iki kibazo kugira ngo barebe uburyo bwose gishobora gukemuka. Urabize ejo amasezerano y'abaministre barayasinye hariye Washington, bishobora wenda gutanga icyizere, bigaragaza ko bitanga icyizere igihe abaperezida bazaba basinye. Ubwo aho ngaho turavuga hagati y'umubano w'ibihugu byombi, ahubwo ariko M23 turumva kuko n'ukuntu nabonye Olivier Nduhungirehe yabitangaje, yavuze ko ikibazo cya M23 cyo kitaganiriwe i Washington, ahubwo cyo kiri kuganirirwa i Doha, ibisubizo byacyo bizava Doha. Urumva ko cyo ni ikibazo kiri ukwacyo ku ruhande. Ntekereza ko Muhozi buriya ni abanyabwenge, ntabwo iryo kosa bagomba kurigwamo. Ahubwo ngende umwe mu batekereza ko buriya nta aho ifaranga rikubise bashobora kuba bari kwishakira ku gafaranga nabo kugira ngo igihugu cyabo kibe kiri gutera imbere, bagaragarize Perezida Felix Antoine Tshisekedi yuko bafatanyije, ariko mu buryo bumwe mu bundi buryo n'ubundi basa nkaho bamushuka. Ndi umwe mu babibona muri ubwo buryo, ubwo niko ngewe mbibona, ariko bitabujije yuko undi ashobora kubibona mu bundi buryo. Nkabona ko kuba baremereye M23 ikava mu gihugu cyabo bafite impunzi zireze 2,000 muri kiriya gihugu, kandi Washington harimo haraganirwa basinyiye amasezerano y'uko impunzi zishobora gucyurwa ziri haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda. Nkabona ko uriya mutego badashobora kwemera kugwamo kugira ngo bahagarare bashyigike na M23 ngo barwane babarwanya, kandi Museveni ari umwe mu bamaganye Neva mu kubarwanya mu bene kara kageni. So wenda biramutse bibaye cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse gishobora no kuba gutorerwa umuti kugira ngo kibone umuti byagora cyane, dore ko nubwo Kongo iri gufatanya na Uganda, n'abadukurikiye barabizi ko buriya Uganda ishyirwa mu majwi cyane ku rwego rwo hejuru yuko nabara abafatanya ibikorwa baye mu 23. Nibyo ishyirwa mu majwi, ariko ibimenyetso bigaragaza ko mu by'ukuri icyari igihuha. Hanyuma reka twigire muri update, reka twigarukire muri update. Hari amakuru avuga ko ubwicanyi bukomeje kugenda ba mu ijoro ryakeye, undi muturage hano Igoma yishwe, ariko ngo akaba yari umwartiste. Uyu muhanzi cyangwa se uyu ngo yasanzwe iwe mu rugo n'umundi hano araraswa. Bwana Macacari ngo byabere hano hantu bita ngo muri za Birere. Sinzi ko ayo makuru waba wayamenye. Ndayafite ni umusore ndanamuzi yitwa ngo DM Black, bakunze kumwita Black. Urabizi ko bagira amazina niryo zina rizwi cyane, DM Black. DM Black urabizi ko ni umwe mu ba cinematologue nkuko bakunze kubivuga, ni umwe mu
mu bafotozi cyane, mu bakameramani, mu bakora ibikorwa bimwe bigiye bitandukanye mu buryo bwo gupromotinga ibikorwa by'uburirinzi n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu n'ubundi yarashwe, ntekereza ko ahangaha mu mujyi wa Goma nawe urabizi nkuko wanahatembereye, ubona ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubundi bikorwa n'ubuyobozi bwa Kinshasa tuvuga ko ari ubuyobozi bwa Kinshasa bubikora. Sama banda aba yabyitekereje kuko muno bwana Faita hashowemo amafaranga kugira ngo ubwicanyi bukomeze, noneho amakuru reputation igenda ikomeza kuba mbi kuri mu 23. Hari uwo bita Muhindo Nzangi Butondo, amafaranga yarayashoye. Julien Paruku Kahonja yarayashoye. Uwitwa Eric Bwanapua n'abadepite bose bari Kinshasa yarayashoye. Aba bandayishimiye n'abandi bagiye bashora amafaranga kugira ngo hicwe abantu, kuko hari ukuntu baza bakakwica ntibanakwambure n'ikintu, akaza gusakaza akakurasa kikomereza akagenda kugira ngo tuze dutangaze ko harashwe umuntu nyine. Noneho bigaragare ko mu mujyi wa Goma mu 23 yananiwe gustabiliza cyangwa se kugarura umutekano muri icyo gice, none amahanga akomeza ashyira igitutu, kuko buri amahanga yabonye ahantu hatekanye hameze neza sanesere yariye kumva ko babwire mu 23 ati muvaho none babasha kugira ngo bakomeze habe habi. None amahanga ajya avuga ati dore mwarahananiwe, leta nayo yari yarahananiwe, afazari muhasubize leta ifite ubutegetsi buri legitime. Urumva ni plan yateguwe ndetse ikomeze kugenda ishyirwa mu bikorwa, ariko M23 buriya hari ikintu bita gukora intervention bakayikorera ku gihe, nubwo bitabuza wenda ubaye wagiye, ariko hakagombye kuba hakwicwa barenze umwe, wenda bicumwe bakirukanka ariko bakanakurikiranwa bwana Faita. Urabona ko byabaye ni ikibazo kandi bisanzwe biba, ariko kugeza ubu mu by'ukuri mu 23 turi gukora ibishoboka ibyo ari byo byose. Ya macaca ndabona amasaha yamaze kugenda, amasaha yagiye birumvikana. Update zone nyinshi tugiye mu, ariko hari zone ashaka kugira ngo nyuremo nihuta cyane, wenda nko mu tumwe ahangaha muri territoire ya Masisi naho ntago twageze icyo tuhavuga muri axe ya Gahira. Ku munsi w'ejo bundi muri axe yabibwe habereye n'ubundi operation zakozwe nayo mu 23 mu buryo bwo kwirukana wazalendo ziriyo ziyobowe ni ANCDH n'umutwe wa Jean Marie. Amakuru atugera tubwira ko uwitwa generali nawe ni generali nyeganyega ngo ashobora kuba yarashwe ni autoproclame, ntago turabimenya neza. Amakuru tugikurikirana abakunzi ba Jeune Official mushobora kuza kubimenya ko imboni zacu zirahari neza cyane, ziba ziri standby. Ayo namakuru haturuka gusa hepfo muri Gahira, muri localité ya Gahira hakavuga ko hashimuswa abantu bageze kuri 15 kandi bikekwa ko bashimuswe n'uwitwa Apollo, umwe mu bagize uruhare muri ba bantu bageze muri 41 n'ubundi biciweho ibiti tambi. Ndakeka murabyibuka n'abakunzi bacu barabizi. Ibi rero nabyo na makuru ari kuvugwa muri ibyo bice, ariko mu 23 kaba hatabariye ku gihe. Ikindi wenda dushobora kuvugaho nuko ejo n'ubundi ku munsi mu gace ko bita Nyantende ni muri Kivu y'Amajyepfo, urareba ni muri territoire ya Warungu, naho hagabwa igitero na wazalendo, ariko mu by'ukuri ngo kugiza amagingo yangayo turambo turacyari mu mihanda muri biriya bice. Urumva ko n'ubundi mirwano bo ntibitaye ku bya Washington, bo n'ubundi mirwano kuri birakomeje. Ya imirwano irakomeje, urabona ko ntabyo bitabaza ndetse ngo bari banafite gahunda y'imyigaragambyo umunsi nabanyura babyo bishize ko tugeze bivuga umunsi kabisa imyigaragambyo irateganyijwe Beni na Butembo. Reka dusoreza ngaho macaca. So mwakoze kwana natwe rero turaza gusubira no mu bindi biganiro byacu masari imbere. Turabakunda cyane abatarakora subscribe mu bikore kugira ngo tuzajye tubana ca urareba hariya iwabo babajiriye Paruku mu gace ko bita Kipese, urenze Kipese gato babizi ko bari bagiye kwarenga UPDF irahagarara avuga ati ntimurenga arega na Rubero Centre bura M23 yakaba yaragiye UPDF irabitambika ihita ihagararamo. Icyo kintu rero mw'abantu umwe nicyo gituma abantu batekereza byiki kuki bitambika M23 mu bice byinshi. Ese Chisekedi ntashobora kuba nkuko yapfumbatishije Muhozi Kaineruga bari amafaranga, cyangwa se bamwe barimo baravuga ngo na envelope gashobora kuba karimo amabuye y'agaciro byinshi cyane kuko byaragaragaye. Cyo bakavuga bati ese ntibishobora kuba yuko M23 ishobora gusubiranamo na UPDF, kandi wenda bavuga ko bashobora kuba bakorana nkuko Muhoza kuze kubyandika kuri Twitter. Turabese ninde watangiza urugamba? UPDF ishobora gutangiza urugamba, M23 ishobora gutangiza urugamba. Nje ntekereza ko UPDF kuko isa nkaho niyo yarutangiza kuko ariyo yatangiye kubitambika mu nzu. Reka nkwereke impamvu M23 ishobora kurutangiza.
ubundi se rwatangiye umugani Ese urumva muri Uganda niba umuntu yarutangije yarutangiye kurasa kuri icya mbere Uganda irimo irakora irimo irarasa icyo bita ngo ni wazarendo kandi twibuke ko wazarendo hari ukuntu bagira tekinike bagakuramo imyenda bakihindukira abasivili urumva kandi iyo babaye abasivili yo 23 twabonye irwanira abaturage ni abasivili ubwo donc bose bari kumwe ubwo babahisa babasivili ibaza rero umunsi wazarendo bakuyemo uniform akirukankira muri M23 irimo Uganda izazite arumva yuko bishobora guhita bibyara ese M23 niba yatangiye kubona koko UPDF iri gukorana na Gisekedi muri make twava ko iri gukorana n'umwanzi wabo ese iraza gukomeza kubyihanganira ibareke bakomeza kontrole birabice kuki sitahita itekereza ko FARDC iri buze guteguramo oma operation cyangwa se bitero byo kuza kubarasa ikavuga iti reka tubasunike ese M23 ifite ubushobozi bwo kuba yahangana na UPDF biramutse bibaye ngombwa urakoze cyane icyo kibazo cya nyuma ngende tugiye gusubiza vuba vuba kandi nihuse rwose buriya reka nkubwire hari ikintu cyamaze kugaragarira ndetse n'amahanga igisirikare cyose gishoboka hano muri Afurika M23 uramutse uyitambitse bikagaragara ko uko waba umeze uko ariko kose M23 ifite ubushobozi bushobora kuba bwahangana reka nkwereke ahantu ukuntu urugamba rushobora gukomerera biramutse bibaye nubwo tutabyifuza ntago tubyifuza kuko twagiye tubona kuri kote ya M23 ubona na ba Muhozi yaba perezida nyine w'iki gihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni ukabona barayishigikiye kuko ntago bayoboye impunzi ziri muri Uganda uko zingana zavuyemo hano muri ibi bice ntibayoboye ko imitwe twaje intware imwe yagize indiri n'izi za ADF naro nimwo ziri ntekereza ko ntago byaba ariko turi mu busesenguzi kuko nabonye bya politike birahinduka isayi yari yose ushaka kubona ni time bibaye ariko biramutse bibaye bwana roho nzima itura mu mubiri muzima kwivuza bisaba gushishoza tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100% fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete vuduko w'amaraso impyiko hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima amara amibe hemorrhoide asima sinezite n'izindi bya prostate kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda infection ibibazo by'imihango kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturugiye kitarenze iminsi 2 nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe bihugu by'Iburayi nka Finland Ubwongereza Ububirigi Ubufaransa na Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5 duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 95 05 76